Yesu ashimwe. Muri iki gitondo nezerewe Imana. Nitwa Bishop w'ubugingo Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Ndi umubyeyi w'abana 6 n'umugabo umwe. Ndashima Imana ko yangiriye neza ikampa umurimo wayo. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo igiye muri iki rero nezerewe Imana, numva nshaka yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ifite teme ivuga ngo ibuka icy'Imana icyo Uwiteka yakuvuzeho. Yesu nashimwe. Ndagira ngo bene data twibuke igihe nk'iki icyo Uwiteka yatuvuzeho. Ese nawe urakibuka icyo Uwiteka yakuvuzeho? Hari icyo Imana yakuvuzeho uri mu masengesho y'iminsi 3? Hari icyo Imana yakuvuzeho uri mu materaniro? Hari icyo Imana yakuvuzeho? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo aka kamwanya mwene data uri hose wumva ubu butumwa ngushishikarize kwibuka icyo Imana yakuvuzeho. Umuririmbyi uzuye umwuka wera yahimbye igihimbano cy'umwuka, aravuga ngo genda neza witonze utwaye amabanga y'Imana. Yesu ashimwe. Bivuga ngo hari icyo Imana yakuvuzeho ugomba kugendana muri wowe. Imana ishimwe cyane. Aya masaha rero munyemerere hamwe n'iyo teme dusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa igitabo cya Mose Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'amagambo handitse ngo agabira Kalebu mwene Yefuni i Heburoni. 6. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefuni Mukenazi aramubaza ati, nuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi y'i Barineya. Imana ishimwe cyane. Ese wowe ntabwo wibuka icyo Imana yakuvuzeho? Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro bene data. Ariko rata Kalebu we yibukije Yosuwa, amwibutsa ijambo Uwiteka yavuze adushije mu mugaragu we Mose. Aramubwira ngo igihe nikigera mukajya mu masezerano, mukinjira mu isezerano, mukajya mu gihugu mbahaye, ngo uyu nawe Kalebu nawe uzamugenere. Nicyo Uwiteka yari yavuze muri Mose. Iki gihe rero Kalebu yari ari kwibutsa Yosuwa icyo Uwiteka yavuze ku buzima bwe. Ariko uri muributsa iki Imana? Reka nkubaze, uributsa iki Imana? Uributsa iki? Ko yibuze Kalebu yibukije icyo Uwiteka yamuvuzeho bari Kadeshi y'i Barineya. Kadeshi y'i Barineya ni ahantu hakomeye cyane. Kadeshi y'i Barineya niho Miriyamu yaguye. Kadeshi y'i Barineya ni ahantu hajya hambabaza cyane. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose kubara ibice 20, aho dusanga ko ariho Miriyamu yaguye na Aroni. Bene se direct na Mose Kadeshi y'i Barineya. Ariko rata hayiwe Kalebu we ahagirira umugisha. Uwiteka amuvugaho byiza. Haleluya. Uwiteka muha isezerano ryo kuzabona umurage. Yesu nashimwe cyane. Ariko aho wowe ugeze i Kadeshi mu bigori ku musozi urihije, kuko aho i Kadeshi y'i Barineya nk'uko musoma aho ngaho mu gitabo cyo kubara ibice 20 turutse ku murongo wa mbere, uzasanga ko ariho Miriyamu na Aroni baguye nyine. Miriyamu muramusi warazi kuririmba neza cyane, yagiraga ibihimbano by'umwuka akaririmba rwose. Nibuka abamaze kwambuka Yorodani bafashe hakurya
kubera iki? Hari icyaha bari barakoze, bari baraneguye mwene se Mose, bamujijije yuko yarongoye umunyamahangakazi, ngo noneho baranamukritika, bagira naho bavuga ngo arabegeya, ntago avuga neza. Ibyo bibabaza Uwiteka, bituma batabasha kugera mu gihugu cy'isezerano. I Kadeshi y'i Baruneya niho abantu benshi baguye. Ababashije kugera mu gihugu cy'isezerano ngo ni urubyiruko rw'Abisiraheli. Ariko rero Uwiteka aravuga ngo bazambukana, ngo n'abariya bagabo Yosuwa na Kalebu, kuko bahamije Imana neza, ntabwo bigeze babeshya. Ntibabeshya iteraniro ry'Abisiraheli ngo bitotombere Imana. Ni ukuvuga ngo Yosuwa na Kalebu bo bahagaze neza, bemye birinda icyaha cyo kubeshya, birinda icyaha cyo kuvuga ko Imana ntacyo ishoboye. Muri iyi minsi dufite ikibazo, abakristo ntabwo mbese kwizera kwabo kurahumangana. Usanga umukristo uyu munsi umusanze mu rusengero mu materaniro abasha kuguhamiriza ko ari umukristo, ariko nyuma y'urusengero yagera hanze ugasanga ni ikibazo. Ukavuga ariko uyu muntu ni wa wundi wari uri kuramya himbaza, ni wa wundi wabyinaga, ni wa wundi wavugaga ko Imana ishoboye byose, ugasanga bibaye ikibazo. Ubuhamya bw'umwana w'umuntu bugahindukana na karitsiye agezemo, bugahindukana n'ahari. Yesu nashimwe. Munyemerere uyu munsi uri kwibutsa icyo Imana ibukita Uwiteka isezerano. Ariko se ufite isezerano rimeze bite? Ese muri uyu bihe bimeze gute? Icyo Uwiteka yakuvuzeho cya gihe ugikizwa, akavuga ngo nirahiye, uri umwana wanjye, ndakwishimiye, nguhaye amasezerano, akayatondekanya ku buzima bwawe, akavuga ngo nongere mu biruhije ntacyo uzaba, mu mazi, mu muriro nzakurinda. Uyu munsi uracyibuka ko ufite uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Ariko Kalebu yibutsa Yosuwa ati uko icyo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Baruneya. Imana ishimwe cyane. Bene data rero, aya masaha nagiraga ngo dufatanye gusenga Imana, ariko wibuke icyo Uwiteka yakuvuzeho, wibuke icyo Uwiteka yakuvuzeho, ucyakira agakiza. Wibuke icyo Uwiteka yakuvuzeho muri bya bihe bigoranye. Rata na bya joro ryarakeye, rata na cya gihe cyarahise, kuko Yosuwa na Kalebu bo bari kwibuka. Niyo mwibutaga icyo Uwiteka yamuvuzeho cyo guhabwa gakondo, ariko yibukaga n'intambara banyuzemo. Nawe ujye nkundira ubike, ugire ibintu by'ibitikamira mutima ku buzima bwawe, uvuge ngo Mana nacyagenda narakubonye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyemerera rero aya masaha wibutse icyo Uwiteka yakuvuzeho, wibuke ibyo Uwiteka yagukoreye. Yesu nashimwe cyane. Nurangiza ufatanye nanjye gusenga Imana. Data wa twese mwiza, reka dusenge. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndakwinginga wowe mwene data, wowe utari ukibuka amasezerano yawe, wowe utari ugiha agaciro icyo Imana yakuvuzeho, nyemera wongere usubire, wongere wakire izindi mbaraga, kandi Umwuka Wera akwibutse imirimo itangaza Imana yakoze ku buzima bwawe. Nyemerera rero dufatanye gusenga Imana. Reka dusenga Imana. Mwene data, ongera wibuke rata bya bihe, bya bindi bikomeye, wa mubyeyi we utwite, wa mubyeyi we wabuze icyo gushyira mu isafuriya bikomeye. Ongera ubyibuke wa mugabo we ikofi irimo ubusa, ongera ubyibuke wa musore w'akazi kabuze, wa mukobwa we byaranze. Ongera ubyibuke, ongera ubyibuke, wibuke ko hari icyo Imana yari yarakuvuzeho, kandi wibuke rata n'icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu mbaraga z'Umwuka Wera, aya masaha turagushima. Twibutse imirimo yawe itangaza, twibutse imvugo yawe nziza ku buzima bwacu, twibutse Uwiteka Imana uburyo tuturinda mu buryo butangaje aya masaha. Mwami wanjye Yesu Kristo, nyemerera rero, kuko twibutse icyo watuvuzeho n'icyo wakoze, aya masaha tukuzamura icyubahiro. Ngaho rero imbaraga zawe zongere kururukira mu bugingo no kuri bene data bari batedebutse, kuri bene data bari batakibuka amasezerano. Abo bose ubagirire neza, Mwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza, kandi ijambo ryawe ribe rigari, ndetse n'ibitikamira mutima byabo bibibutse ibihe bikomeye n'imirimo itangaza wabakoreye. Reka bigwire muri bo.
urakoze rero icyubahiro ni cyawe